Imboni TV. Ariko gusa icyo tuzi nuko neva isaha iyo ariyo yose arashobora kweguzwa cyangwa se akegura cyangwa se umugabo bita Mbayahaga yashobora gupfa none cyangwa agafejo. Amakuru ariho kuri aka kanya nuko P5 ya Kayumba Nyamwasa yamaze kugira ku mirongo migari y'urugamba imasisi ndetse no mu bice bya Minembwe. Namakuru akomeje gucaracara ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ibitangazamakuru bitandukanye, gusa tugiye kuyagimuzi tumenye neza impamvu P5 yongeye kuyagaragara ku rugamba. Tunarebere hamwe situation ya Minembwe uko bihagaze, imirwano ndetse n'ibikomeje gutangazwa na bamwe mu bakagara barimo Kongoro ndetse n'abamunigana n'abandi nk'abo ngabo. Ibintu bakomeje kuvuga muri aka kanya. Bwana Nikora, reka twikire mu makuru n'ubundi ubagezaho uko bihagaze mu mirwano ndetse nuko P5 yamaze kwisanga ku rugamba imasisi bihagaze gute. Urakoze cyane, reka duhere muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko duhere muri turiya duce twa za Minembwe. Minembwe harimo gukomeza kubera imirwano ikomeye cyane, ariko by'umwihariko ubu ngubu noneho imirwano irimo irasa niyahinduye isura kubera ko harimo habera imirwano noneho y'amadrone gusa, ikaba yatumye hari bamwe mu baturage batangiye guhunga. By'umwihariko nk'abaturage batuye ahantu bita Irundu batangiye guhunga, barimo barahunga ibitero bya za drone berekeza uduce twa za Kabingo, berekeza Muzinda, berekeza kuri Nyabibugu, berekeza ku Runundu, abandi berekeza za Gahwera, Karongozi, Bizibase ndetse n'utundi duce dutandukanye. Utu duce bikaba byatumye abaturage benshi bakomeza guhunga hariya kubera drone irimo gukomeza kubarasa. Si aho ngaho gusa, uyu munsi mu gitondo ikaba yabyutse irasa ahantu bita munsi ya Gitavi. Hariya munsi ya Gitavi yaharashe cyane mu Banyenganje ndetse no mu wundi muhana w'Abagorora, aho bita mu Bahenda. Hariya hose hakomeje kugira gute kugabwa ibitero, byatumye bari abaturage nabo bahunga. Bamwe bahunga berekeza za Kiziba, abandi bahunga berekeza za Mishasho, abandi baje za Nyarusuku, abandi baratambuka baje za Gahwera mu Banyenganje ndetse na Gahera kuri Methodiste. Aho hose abo baturage batangiye kugira gute, batangiye guhunga bava muri turiya duce dutandukanye. Bikaba kandi ibi bitero byagabwe ahantu bita mu Bakamata. Mu Bakamata naho hakaba habera ibitero bikomeye cyane. Aho mu Bakamata naho byatumye abaturage baho benshi nabo batangira guhunga. Bamwe bambukaga berekeza turiya duce twazamuriza, bakambuka za Gisoki, bakajya za Kabingo, hariya Masanganya, ndetse abandi bakerekeza mu tundi duce dutandukanye. Drone kugeza aya masaha ikaba yazahaje cyane abaturage bo mu bwoko bw'Abanyamurenge, by'umwihariko ikaba irimo kwangiza ibikorwa remezo. Muri iki cyumweru gishize twababwiraga ukuntu yari irimo irasa ibitaro bya Minembwe. Ibitaro bya Minembwe byararashwe vibaya kuva kuri kino cyumweru cyose. Ibitaro bya Minembwe bimaze kuraswaho inshuro 5. No kuvuga ngo bira bitaro bya Minembwe ari umuganga ari umurwayi, abo bose ntabakiri hariya muri biriya bitaro kubera ko ibitaro byarangije gusenywa. Mbese ibi bitaro byasenywe nabande? Ibi bitaro byasenywe n'ingabo za Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bafatanyije Wazalendo, FARDC, FDLR, akaba ari nabo barimo bohereza ariya madrone akaza gusenya hariya biriya bitaro bya Minembwe. Mu gitondo kare imiti yari isigayemo mikeya muri farumasi nayo babyutse bagira gute, babyutse bagaba ibitero. Iriya miti iza kugira gute, nayo iza guhira muri farumasi. Saho ngaho gusa muri Minembwe harimo hagabwaho ibitero ubwo za Irundu ndetse za Gakenke, za Karongi, za Gakangara, turiya duce twose turimo turakomeza kugabwaho ibitero n'iki na drone. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko mama 23 ndetse na Twirwaneho bagomba gushakisha uburyo bakabasha gukavaringa biriya bitero birimo bigenda bigabwa ku baturage. Mu gihe batakavaringa, abaturage barashirira hariya muri turiya duce, cyangwa bazaje kwireturuva basanga abaturage batangiye kuva hariya muri turiya duce bari mu bihuru. Dore ko ubu ngubu batagifite ahantu bihisha, bafashwaga n'ibigori byari biri mu nzitiro, bumvaga drone bagahungira mu bigori byari mu nzitiro, drone ntibashe kugira gute kubabona. Ariko ubu ngubu ibigori byarangije kuma, barimo barabisarura. Niba barimo babisarura bishatse kuvuga iki? Ko drone zikomeza kuzahaza abaturage hariya muri Minembwe. Dukomeze tubabwire ukuntu byifashe hariya muri Minembwe. Mikenke naho haratuje kugeza aya masaha. Nta mirwanire hariya muri Mikenke, nta na drone
iraharasa kuva kuwa gatandatu drone ya mama 23 ndetse no twirwaneho bamaze kurasa ingabo za leta. Izo ngabo za leta zahise zitangira guhunga, ariko kugeza ubu ngubu nta mirwano iraba muri turiya duce twazamike. Indondo yose nayo iratuje, Bijombo haratuje, Murambya, Kagogo, Gahuna, Gatanga, turiya duce twose tw'indondo natwo turatuje. Ahantu gusa harimo kubera imirwano ni muri turiya duce twaza Gafinda nirimo ibera nk'imirwano ikomeye cyane kugeza ubu ngubu iri mu ishyamba indani. Aho ngaho naho harimo harakomeza kubera imirwano ikomeye. Hanyuma noneho dukomeze tugira hariya muri Uvira. Umutekano muri Uvira ukomeje kuba nabi cyane, aho abaturage barimo bakomeza kwicwa urusorongo, aho batambutse abaturage bakanyagwa, ufite telefone bakayimwaka, ufite ikintu icyo ari cyo cyose bakabasha kukimwaka, utagitanga bikakuviramo urupfu, ukaba wakwicwa bikarangira. Ibi ngibi bikaba kandi byatangajwe na Purusi agaragaza ko abaturage barimo bicwa muri turiya duce barimo bicwa n'ingabo z'abazarendo, ariko abazarendo batangiye kugira gute, batangiye kubyamagana bavugaga ngo ntabwo ari twe turimo tubica, ahubwo barimo bica abaturage n'abahibu. Ibyo ngibyo bikaba birimo bivugwa hariya muri turiya duce twazabuvira. Uyu munsi humvikanye audio y'umugabo bita General Autoproclamé Yakutumba. Humvikanye ijwi rye rivuga ko Yakutumba yasabwe n'ingabo za leta, yasabwe na leta ya Kinshasa, irimo bisaba ngo nagenda azana inka z'abaturage zose yagize gute, yanyase. Ati uzana inka z'abanyamurenge zose udasize n'inka n'imwe. Izo nka z'abanyamurenge genda uje kugira gute, uje kuzizana. Yakutumba amaze kubivuga gutyo, nibwo twabonye agenda asohoka amatangazo menshi cyane atandukanye avuga ko izo nka z'abanyamurenge ngo bakizifite bose bagende bazigarure, inka baze bazisubize ba nyirazo. Ntago tubizi ko ibyo ngibyo bishobora kuzashira mu bikorwa. Titubyemeza, izariwe nizo nyinshi, izihari nizo nkeya, kandi zariwe n'ingabo za leta zibizi, naho bazigurishirizaga mu isoko rya leta, ariko leta ikagenda igaterera agati muri ryinyo, igaceceka, ntigire ikintu na kimwe ibasha gukurikirana muri bari abantu baba mayimayi banyaga inka, barangiza kunyaga inka z'abaturage bakazijyana bakajya kuzigurisha. Dore ko twababwiye ko kuwa gatatu washize tubabwira ko hari inka n'ubundi zari zanyazwe mu duce two kwirumba, ariko ingabo za mama 23 bakaba bari bazikurikiye, baragenda izo nka bagaruramo nkeya, ariko izindi zose basanga barangije kugira gute, izindi barangitse, hari zo batemaguye, hari zo bari biciye aho ngaho, hari nizo abantu basanze barimo barya. Ibi ngibi bikaba byateye impagarara mu baturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko abanyaze ziriya nka. Dore ko n'inka yawe ubu ngubu utapfa no kugira gute, utapfa no kuyimenya, kubera ko urashobora kuba waraherutse ari inyana, ariko ikaba imaze kuba inka yijigija cyangwa se inka y'ibuguma. Icyo gihe kugira ngo ubashe kuyimenya biragora cyane. Yewe n'izaba zijyari kugeza ubu ngubu hari zo bagurishije, baragenda baguramo izindi nyinshi zitandukanye. Kaba General Yakutumba ari we wenyine wakwihagurukira izo nka akagenda akazizana akazishikiriza abo bita abachef de coutumier, bakabasha kuzishikiriza abande abaturage. Uko nguko niko byifashe hariya mu misozi miremire ya Minembwe. Bwana Nikora, tukiri aho ngaho uvuze kuri Yakutumba, ubwo byongere bitugaruye ku kuba Yakutumba yabakiriyo, kuko niba audio ngiyo ivuzwe bigaragara ko Yakutumba yabakiriyo, atigeze apfa, atigeze yicwa n'ibitero bya 23. Yarakomeretse, Yakutumba yarakomeretse, yibereye hariya mu Burundi, ari mu Burundi aracyarimo yivuza gusa, ariko ahari nk'umuntu w'umuyobozi, ni umuyobozi wa Wazalendo. Wibuke ko ari ukuriye Abazalendo bose, akuriye Abazalendo bose. Nimba akuriye Abazalendo bose bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko Yakutumba agomba kuba iki, agomba kuba ama briefing, ariko Yakutumba aracyariho, ari hariya mu Bujumbura. Reka twerekeze ku mirwano. Dutangira ikiganiro twagarutse ku kuba ingabo za P5 zishobora kuba zimaze kugera ku rugamba muri Minembwe ndetse ni Masisi. Bihagaze bite Bwana Nikora kubona ingabo za Kayumba Nyamwasa tuzi ishobora kuba zongeye kugera ku rugamba, ubu ngubu bakaba bakomeje kwanzika kurwana, bivuze iki? Urakoze cyane. Ingabo za General Kayumba Nyamwasa ndetse n'uwo bita Jean Habyarimana, ingabo zabo zarangije kugera ku murongo w'urugamba. Muri Masisi
niho zagezeyo ku munsi w'ejo bundi nibwo zatangiye kurwana, ariko muri Minembwe bamaze igihe kirekire bahari. Ku Ndondo baraharwanye, hariya za Murambya hari ibirindiro byabo, bigeze kubona bigarurira abaturage, bo mu Kajembwe, ndetse ngo bamara kwigarurira abaturage bo mu Kajembwe P5 zirahagaragara cyane, nyinshi cyane zitandukanye, ariko nyuma yaho baza kubakubita basubira inyuma. Ariko noneho baje ku mirongo y'urugamba bidasubirwaho, P5 yarangije kugera muri kariya gace, kandi irashaka kuhagaba irashaka kuhagaba ibitero bikomeye cyane, igahangana na 23 ndetse na Twirwaneho. Ni ukuvuga ngo objectif yabo bafite ni ukugira ngo babashe kurwanya icyo bita Twirwaneho na 23. P5 kugera hari icyo bishatse kuvuga ko nta yindi objectif yabo bafite kwangaza abanyamurenge, by'umwihariko bakaba barwanya icyo bita umututsi, bakaba barwanya uwo bita umututsi, akaba ariwe bashaka kugira ngo babashe kumurwanya, bamwanganze, bamukuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, agende yangarira ahantu henshi hatandukanye. Iyo niyo objectif y'icyo bita P5, kandi n'abariya bose bakorana barabizi ko P5 itabakunda, barabizi ko P5 itagira gute, itanabagirira n'impuhwe, nabo yabarasa, ariko P5 yarangije kugerayo hariya muri Minembwe. Reka dukomeze twerekeza muri turiya duce tundi dutandukanye, ndagira ngo wanyemera tugakomeza tukajya mu yindi territoire, nta kibazo. Tugende none tujye muri Karehe imirwano irakomeye cyane. Karehe ahantu bita Kasheberi, ahantu bita Cyambombo, aho ngaho hose harimo harabera imirwano ikomeye cyane. Hari imirwano ku munsi w'ejo tubabwira ko hari imirwano ikomeye cyane irimo ihuza ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ingabo za 23 na Twirwaneho, bakaba barimo bagahanganira hariya muri turiya duce twa Masisi. Hariya Masisi barimo barwanira, harimo na Kongo Karehe barimo barwanira, ndetse na Masisi barimo barayirwaniramo. Habereye imirwano ikomeye cyane hariya muri turiya duce twa Cyambombo, twa Ramba, ndetse na turiya duce tundi twa Kasheberi. Turiya duce twose tukaba turimo tuberamo imirwano ikomeye cyane, imirwano y'amagasa, imirwano y'imberenge, imirwano ikomeye cyane ikaba irimo kubera hariya muri turiya duce. Tukaba twabonye n'umwe mu bayobozi bayoboye hariya muri turiya duce, Koloneli Muhire, niwe uyoboye muri turiya duce, ndetse n'undi mukoloneli, bombi bakorana. Abo bose bagaragaye bari ku rugamba, barimo bapanga urugamba, barimo barasa ingabo za FARDC, FDLR, Wazalendo, ndetse na force speciale z'abarundi, nazo zikaba ziri hariya muri kariya gace ka Cyambombo. Saho ngaho gusa baracyarimo barwanira noneho no mu gace ka Remeka hari imirwano ikomeye cyane. Remeka hari imirwano ikomeye cyane, harimo harabera imirwano iremereye yashamiranyije ingabo za 23 ndetse n'abambari ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abo bose batangiye kwira gute, batangiye guhangana. Gusa turacyarimo dukurikirana, turaza kubabwira uko urugamba ruzaba rumeze hariya muri turiya duce twa za Remeka. Dukomeze twinjire muri Masisi indani. Umunsi w'ejo twababwiraga ko icyo bita Nyakigano cyarangije gufatwa, ndetse n'icyo bita Gasake iyo baje kuyigarurira, ndetse na Nyakigano. Ubu ngubu hari abantu barimo batubwira ko Nyakigano nayo barangije kugira gute, barangije kuyigarurira. Gusa titurabasha kubimenya, ariko Nyakigano nayo barangije. Turabona ku social media baza kubidaho mu kanya, nibwo turi bubyemere, tunabyemeze ko hari imirwano yari hariya muri turiya duce twa Masisi, bakaba bigaruriye agace runaka. Ibyo ngibyo turacyarimo tubikurikira cyane, mu gihe hagera igihinduka twaza tukababwira uko byifashe. Reka dukomeze tujye mu tundi duce twinshi dutandukanye, by'umwihariko tugiye kujya gusesengura ibyavuzwe n'umugabo bita Mbayahaga. Umugabo bita Mbayahaga yicaye ajya ku mbuga nkoranyambaga, ajya guteranya abo bita Kongoro. Aravuga ngo Kongoro ngo ni umugambanyi w'abanyamurenge, akirengagiza ko umugambanyi w'abanyamurenge ari Mbayahaga buriya niyo muntu wa mbere wagambaniye ubwoko bw'abanyamurenge. Ni nawe buriya wabwiye abwira Neva, aramubwira ati Neva, ndashaka ko ingabo zijya hariya zikajya gufatanya n'ingabo za FARDC. Ni nawe wagiye kubona na Tshisekedi bwa mbere, ni nawe uganira na bariya basirikari bo muri Gumina. Uriya mugabo bita Mbayahaga, kubera ko ni mwene wabo w'umututsi, haragenda yarangiza kuhagera akicara bakaganira, akababwira ibyo Neva yagize gute yabatumye.
ariko gusa icyo tuzi nuko never isaha iyo ari yo yose arashobora kweguzwa cyangwa se akegura, cyangwa se umugabo bita Mbayahaga yashobora gupfa none cyangwa agapfejo cyangwa akazakomeza akabaho. Ariko Mbayahaga icyo nakubwira wowe udukurikiye nuko umugabo bita Mbayahaga yakomeje kuja mu kaga cyane, aho bamwe mu Barundi batangiye kumwikoma bavuga bati ugenda uvuga amagambo menshi atariyo kandi urashobora kuzagira gute kuzafunga. Uko niko bimeze ku mugabo bita Mbayahaga. Imboni TV, imboni ya rubanda.